Igicamunsi cyiza kuri mwebwe mwese mukomeje kudukurikira, mukomeje kuba natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Nimwe mu nkuru navuga ko zibabaje cyane, aho polisi y'u Rwanda yatangaje ko yamaze guta muri yombi umusore umwe muri batatu bagaragaye mu mashusho batema umuturage mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali bakoresheje umuhoro. Polisi yasobanuye ko ubugizi bwa nabi bwabereye mu kagari ka Rwampara, umurenge wa Nyarugenge, tariki ya 11 Nzeri 2025. Kuri wa 12 Nzeri rero iyi polisi yatangarije ku rubuga rwa X iti turabamenyesha ko umwe mu bagaragaye mu mashusho aho abantu batatu bakoreraga umuturage igikorwa cy'ubugome yafashwe gushakisha abandi babiri bari hamwe, ati nabyo birakomeje nk'uko bigarutseho. Bivugwa ko abagaragaye batema uyu muturage ari abajura bashakaga kumwambura ibyo yari afite nk'uko amakuru yakomeje kugenda abivuga. Hanyuma rero polisi y'u Rwanda yagize iti yatangiye gushakisha abasore batatu bagaragaye mu mashusho bakubita bakanakomeretsa umukobwa, ati byabereye mu murenge wa Nyarugenge, akagari ka Rwampara, tariki ya 11 Nzeri 2025. Turabizeza ko turimo gukora ibishoboka byose kugira ngo bafatwe, murakoze. Icyo gihe nk'uko bari bagiye babigarukaho. Nyuma rero uyu munsi bakaba bavuze yuko umwe muri abo bantu bagera kuri batatu we yamaze gucabwa muri yombi. Abantu batandukanye ku mbuga nkoranyambaga bagiye batanga ibitekerezo. Witwa Inusagiza ati inzego zacu turazishimira cyane uburyo bakora akazi kabo neza, ati kinyamwuga, ati mu gutahura ibyaha, erega ati nkora amaraso ziracyahari, ati ni ukuba maso, ati ejo tuzumva ngo yashatse gutoroka araraswa, bityo amakuru ku bakorana nawe abe ararangiye, ati twaragowe, ati duhora tubasaba gusubizaho igihano cy'urupfu amatwi, ati mwarayafunze, ati mureke batumare, ati ubwo nibyo rero bibafitiye akamaro, ati yaba bageraga no kubasura u Rwanda, ati maze ya ndirimbo ngo u Rwanda ruratekanye, ati kurusha ahandi ku isi, ati ibi byose rero ati ni ingaruka akaba rero ari ibitekerezo bitandukanye, urumva abantu bagiye babivuga mu buryo butandukanye muri rusange. Hanyuma reka dushimire inzego z'umutekano z'u Rwanda zakoze ibishoboka byose kugira ngo aba bagizi ba nabi bamwe muri bo babashe gutabwa muri yombi. Twizera neza ko n'abandi kandi nabo baza gukurikiranwa bakazafatwa, hanyuma akazatangwa ubutabera kuri uyu uwagiriwe nabi. Duce muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mbabwire ko Law Bank yamenyesheje umushinjacyaha mukuru mu rukiko rusesa imanza rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko yamaze kohereza kuri konti ya leta miliyoni 19 z'amadolari zari zaranyerejwe na Costa Mutamba Tungunga wabaye minisitiri w'ubutabera. Aya makuru agaragara mu ibaruwa abanyamategeko b'iyi banki bandikiye umushinjacyaha Firme Muvonde Mambu tariki ya 5 Nzeri 2025 ishingiye ku mwanzuro w'urukiko. Law Bank isobanura ko amafaranga yari kuri konti ya sosiyete yitwa Zion Construction yasubijwe ku ikigega Frivao cyashyizweho na Minisiteri y'Ubutabera kugira ngo amafaranga agishyirwaho azifashishwe mu guteza imbere abaturage bo muri Kisangani. Urubanza rwabaye kuva muri Nyakanga. Mutamba Constant yasobanuriye abacamanza ko atigeze anyereza aya mafaranga yari yaragenwe kubaka gereza ya Kisangani, ahubwo ko Zion Construction yayoherejeho ariyo rero yatsindiye isoko. Nyuma yo gusuzuma ibimenyetso n'ubuhamya bwatanzwe tariki ya 2 Nzeri, abacamanza bagaragaje ko Costa Mutamba yari yaranyereje aya mafaranga yifashishije iyi sosiyete ya Baringa imutegeka kuyasubiza mu kigega cya leta. Costa Mutamba kandi yakatiwe imyaka igera kuri 3 yo gukora imirimo ifitiye igihugu akamaro, yamburwa uburenganzira bwo gukora imirimo ya leta, gutora no gutorwa mu gihe cy'imyaka igera kuri 5. Reka rero amakuru kandi nyakomereze kuri iyi nkuru, babwire ko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Qatar yamaganye amagambo yatangajwe na Minisitiri w'Intebe wa Israel avuga ko ibitero byagabye i Doha bisa neza nk'ibyo Amerika yagabye yihimura ku bitero bya Al-Qaeda byayigabweho ku itariki ya 11 Nzeri 2021. Netanyahu yavuze ko barashe kuri Qatar kubera ko icumbikiye ibyihebe byo mu mutwe wa Hamas. Ati guverinoma ntizikwiye gucumbikira ibyihebe, twahigaga ibyihebe byagize uruhare mu gutegura ibitero byo ku itariki ya 7 Ukwakira 2023. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Qatar yavuze ko amagambo ya Netanyahu akubiyemo impamvu zidafatika zigamije gusobanura igitero cyagabwe i Doha kigambiriye abayobozi ba Hamas. Qatar yabaye umuhuza mu biganiro bya Hamas na Israel kuva intambara yo muri Gaza yatangira mu Kwakira 2023. Itangazo rya leta ya Qatar risobanura ko Israel yari bizi ko abayobozi ba Hamas bagiye muri Qatar bisabwe na Amerika na Israel.
yasobanuye ko bitumvikana uburyo ibyo Hamas byagereranywa na Al-Qaeda kuko ubwo uyu mutwe w'iterabwoba wagabaga ibitero kuri Amerika nta buhuza mpuzamahanga bwashatswe. Ibihugu byinshi cyane birimo n'u Rwanda byamaganye imigirire ya Israel yo kugaba ibitero ahantu hose, binenga uburyo ibihugu bikomeye byatereye agati mu ryinyo, nyamara Israel yaravogereye ubusugire n'umutekano by'ikindi gihugu.